their love in us, we choose to act for better life. Nitwa Niyomubyeyi Cadette. Abaranje topic nahisemo ni ikibazo cy'urubyiruko cyane cyane abana b'abakobwa baterwa inda zitateganyijwe. Ikintu kibitera cyane cyane ari ukutagirwa inama n'ababyeyi babo. Ikibazo mbona kibitera ni ukutumvira inama z'ababyeyi babo. Ikindi ni ukugendera mu gakungu nyine k'abandi bantu, ugasanga nyine agize imyitwarire mibi akagirwa n'izo ngaruka zo gutwara inda zitateganyijwe. Ukuntu numva rero byakemuka, ndumva habaho guhuza urubyiruko ukagira inama abana b'abakobwa. Tugiye kuririmba indirimbo yitwa Ubigenza ute ya Niyogusa. Aho iyo neze murengera cyangwa si iyo ushimye mushimagiza, aho tubona ishitamba asukajugunya nubwo wari wambaye. Aho niwishimisha ukarenza urugero, ikarangira utakaje agaciro, kandi kukagarura ari ihurizo. Amabisi udabona mubisi, wowe iyo ubibona ukora iki? Aho uzi kuzajya mu musozi. Iya ubwami wibwira ko wagezeyo, masubiye nabuzizeye, kandi ukimara kugeza utakiriho. Ubigenza ute? Bwira ubigenza ute? Bwira ubigenza ute? Ujya wibuka kubamo izabukuru, kandi kw'icyo wabibyaye icyo usarura. Aho uryohera n'ibisharira, bityo kubaho bikakurangira. Maze utekereza n'amahugura, cyangwa tuvugane nawe utekere. Bigutetse cyose ukarurema, gakwigishe iby'ishuri ry'ubuzima. We are for a better life.